Ndabasuhuza mwese bene data kandi mbahaye ikaze ku kiganiro cyacu cy'ijambo ry'umunsi. Uyu munsi kuwa mbere itariki ya mbere z'ukwa munani 2022. Mwese rero mboneho no kwifuriza ukwezi gushya ndetse n'icyumweru gishya twatangiye uyu munsi wa mbere. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza kuko nkunda kubivuga, ni umunsi wo kunezererwamo, ntabwo ari uwo kubabariramo. Ni umunsi wo kwishima, ntabwo ari uwo kugira ngo ubure ibyishimo, ahubwo uyu munsi ni umunsi wo kunezererwamo bene data. Tunezezwa n'ibyo Imana idukorera umunsi ku munsi, ni ukuri ni byinshi cyane dukwiye kunezererwa mu mwami ibihe byose. Bene data mwese ndabakiriye kandi nakiriye n'abantu badusuye ari bashya hano kuri Pure Gold TV, iyi TV y'abakristo. Mwese mbahaye ikaze kuri iki kiganiro cy'ijambo ry'umunsi mugiye kugezwaho na Jose. Ijambo tugiye kureba ni ijambo ryerekeranye no kwihangana. Kwihangana ni impano nziza cyane, kandi kwihangana ni urubuto rumwe mu mbuto z'umwuka wera, kuko tubisoma mu ijambo ry'Imana. Tugiye kurebera hamwe rero iri jambo turibona mu Baroma ibice 5 ku murongo wa 3. Turatangira hagati havuga ngo tuzi ko abantu b'Imana bishima no mu makuba yacu. Turishima tukishima no mu gihe dufite amakuba, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana. Amakuba atera kwihangana ku bakunda Imana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha gutera ibyiringiro. Amen. Cyane cyane turibanda ku ijambo kwihangana. Ese kwihangana ni iki bene data? Wowe ubibona ute? Kwihangana ni ikintu cy'ingenzi cyane. Iyo dusomye Bibiliya dusanga ko ijambo kwihangana riboneka muri Bibiliya nibura inshuro 70. Ni ukuvuga ko kwihangana ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwacu. Tugiye kurebera hamwe ibintu 6 cyangwa se impamvu nziza 6 zizanwa no kwihangana. Icya mbere, kwihangana ni ingenzi mu buzima bwacu. Ni ukuvuga ngo ikintu cy'ingenzi ni uko nyine kiba gikomeye, cyari ikintu kigomba kugufasha kibaho. Ni kiza rero kugira kwihangana n'ibintu by'ingenzi mu buzima bwawe ndetse n'ubwanjye. Icya kabiri, kwihangana n'urufunguzo rw'ibyishimo. Bisobanura ko kwihangana bigutera kwicecekera, cyangwa ari byo bita kwikaruma. Ukikaruma mu bibazo byose uhuye nabyo, ugatuza mu gihe uhuye n'ibikugora byinshi byo muri iyi si. Ari byo mu rugo uhura nabyo, urikaruma ukicecekera. Ari byo mu miryango, uricecekera. Uko niko kwihangana. Hari abana bakugora, rimwe na rimwe hari abafite abana babarushya, ugasanga n'ibibazo bitoroshye. Hari abantu mu buzima usanga bashatse nabi, ugashaka umudamu ukugora, ugashaka umugabo ukugora, ugasanga ni ibintu bikomeye cyane. Ariko iyo ufite impano yo kwihangana, uricecekera, gutyo byose bikagenda neza. Imana itugirire neza. Ushobora no guhura n'ubukene, ushobora no guhura n'ibibazo ku kazi, ushobora no guhura n'ibibazo muri business ukora n'ibindi nk'ibyo, ariko ibyo byose ibikugerageza bisaba ko ugomba kuba ufite impano yo kwihangana. Niyo mpamvu rero impano yo kwihangana ari ingenzi mu buzima bwacu. Ikindi kintu cyiza kizanwa no kwihangana cya gatatu, usanga abantu bafite impano yo kwihangana bafite ubuzima bunezerewe. Ni ukuvuga ngo kwihangana bituma ugira ubuzima bunezerewe. Icyo ni cya gatatu tumaze kubona, kuko iyo ufite ubuzima bunezerewe ni ukuri usanga ko ibyo byose biterwa no kwihangana, kandi ugasanga umeze neza, ufite amahoro, uratuje muri byose. Imana itugire neza cyane. Icya kane, abantu bihangana usanga aribo bafite inshuti nziza ndetse n'abaturanyi beza bumvikana, kubera kwihangana k'uwo muntu. Kubera kwihangana kwawe bituma ugira inshuti nziza, ndetse ugira n'inshuti nyinshi kandi nziza n'abaturanyi, ugasanga mufitanye umutekano, gutyo bakagukunda muri sosiyete. Kwihangana rero ni ikintu cy'ingenzi cyane.
mu mibanire y'abandi. Iyo ufite kwihangana muri wowe bikuviramo niba ugira neza, ugasanga uragira neza, abantu baranakugirira neza, bityo ugasanga aho utuye hari umutekano n'amahoro. Imana itugirire neza cyane bene data. Icya gatanu, ikindi kandi, iyo umuntu wihanganye, iyo ubaho uri umuntu wihangana, tuvuge wenda mu kazi cyangwa mu masomo uhura nayo akugoye, akunanije, ukihangana, usanga ugera ku cyo ushaka kugeraho rwose kubera kwihangana kwawe. Iyo wiga, iyo ukora, hari ikintu ushaka kugeraho, wenda tuvuge hari goals ushaka kuzacivinga, hari ikintu ushaka kuzageraho, icyo gihe iyo wihangana mu bucuruzi bwawe, mu kazi kawe, muri viziyo ufite, umushinga ushaka gukora runaka, cyangwa mu masomo ushaka kurangiza, iyo wihangana ntubivemo, ukihangana naho byagukomerera, ntubireke, urihangana, gutyo ukazagera ku cyo ushaka. Kwihangana rero ni ingenzi mu buzima bwacu, ni ingenzi mu byo dukora, ni ingenzi mu baturanyi, ni ingenzi mu mibereho yawe, gutyo ukabaho ufite amahoro. Icya gatandatu aricyo giheruka kiravuga ngo kwihangana bituma ugira ubuzima bwiza. Wavuga uti se gute? Abaganga bazobereye mu by'ubuzima bavuga ko kwihangana kwacu kuzatuma utarwara nk'umutwe, umusonga, ibisebe byo mu gifu, diyare n'ibindi nk'ibyo, kuko uba udafite stress. Imana idufashe kugira ngo tugire impano yo kwihangana. Urumva ko ari Imana idufasha mu buryo spirituel ndetse n'uburyo busanzwe, normal busanzwe. Imana itugirire neza cyane mu mibereho yacu, dukeneye kwihangana. Mbere yuko nsoza, nagira ngo nkubaze wowe, ese wowe kwihangana iyo mpano urayifite? Ese ubibona ute? Urashaka se ko dufatanya gusenga kugira ngo urusheho kugira ubuzima bwiza, urusheho kugira abaturanyi beza, urusheho kwacivinga icyo ushaka kugera icyo ari cyo cyose, nuko ufite uru rubuto rw'umwuka wera, ari rwo kwihangana. Imana ikugirire neza bene data. Mbere yuko nsoza, nagira ngo dufatanye gusenga. Ndagusengera nawe ugira impano yo kwihangana, kuko ni ngombwa cyane mu buzima nk'uko tumaze kubyumva. Reka rero dusenga ko Imana yacu ntabwo ijya yibeshya. Yatubwiye ko tugomba kugira uru rubuto rwo kwihangana, impano yo kwihangana tukayisaba, kuko izi ko idufitiye umumaro mu buryo bw'ubugingo ndetse no mu buryo bw'ubuzima mu mibereho yacu. Urabyumvise rero nawe, niba ufite ikibazo uzagishyire hano kuri komenti hasi iyi audio, tuzagusubiza mwene data. Reka dufatanye gusenga. Mana data, turagushimye cyane kuko ijambo ryawe rimanukiye kuza kudufasha, kutwigisha, kudutraininga, kuduforma, kuduhindura, kutuyobora. Ijambo ryawe ni ryiza cyane. Iri jambo ryo kwihangana ndagusabye kugira ngo uridufashemo, kandi uduhe impano rwose turayikeneye mu buzima bwacu. Urakoze kubyumvise, byose mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Bene data mwese, ndangirije aha mbabwira nti umunsi mwiza, kandi nkomeza kubifuriza ukwezi kwiza kwa munani kuzakuberemo ibihe byiza n'umugisha n'abawe bose. Imana ifite umugambi mwiza kuri wowe, umugambi wo kuguha umugisha, umugambi wo kuguha fitire, umugambi wo kukugwiza ndetse no kugukuraho wari uri, ukugeze ku rundi rwego. Uwo ni wo mugambi w'Imana. Reka tuyinambeho rero. Ndakubwiye nti tuzakomeza ubutaha, kandi ndakubwira ko Imana iragukunda, nanjye ndagukunda. Imana ikugirire neza. Bye bye.